wese nta gihugu kiri kuri iyi si kitarimo umunyarwanda. Ibyo bintu urabivuga wiki ni amasezerano yasohoye muri mu Rwanda ni ijambo perezida yavuze ngo mwirwaneho. Perezida reka mbibutse ijambo yavuze ati muhaguruke mwihimbire imirimo mwirwane ariko nubona umugisha uwucure mu Rwanda wubaka Rwanda. Niryo naringiye kuvuga mbego tugomba kujya gukora mu mahanga twabona umugisha tukiyubaka mu Rwanda ari mu gihugu yururutse mu gihugu mu ijuru arangije yikubita mu Rwanda aravuga ati ngiye kukiyobo yoherejwe n'ijuru. Ibaze umugabo arababwira ati kujya imahanga ntitubyanye tuzamutora Kagame yarukuye ku muheto n'abavuga amagambo ngo byari byabananiye bakujyane mu gikari ureba amatungo hanyuma uhitemo bakubagire nyine cari mu gikari ureba amatungo uhitemo bakubagire bishobora kurangira Scovia agize gutya akisanga afunzwe cyangwa se atorotse igihugu akabanabura na televiziyo yiwe. Icyo kintu urakivuga? Nibaza yuko icyo nakivugaho nta nubwo narinzi kumbaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo nakubwira nuko amateka yaranze igihugu cyacu yabaye mabi cyane rwose, yabaye mabi, yabaye ari nayo ntandaro ya jenoside. Bwa buyobozi bubi, abanyeshuri biga batabahutu hariya abatutsi hariya, umuntu atambuka ugiye gusaba serivisi bagahita bamenya ubwoko bwawe. Buriya nta n'icyo byari bitwaye, ahubwo nuko babikoresheje nabi. Yes, ni The Vibe TV hamwe na Yongwe Apostle. Oh, The Vibe TV, The Vibe TV, ni kuri The Vibe TV. Waje rero nkungura amakuru bari wikanze. Sagu bufite jewe ziranganga none hari ikijya kinanga none wigiye kumurara warayi dewe rasaga none umushomba jafite ngo gabyarabwe dewe rukwe baba rukwe tugukure none wo guhera hasi mu mapine ya ariko uri iyi ni indege ni rumoroke ni burende akosha iyi ni burende uyu ni umunyamurenge ururukweto ni burende wanyu muri Zaire ndebe ni burende ije wakoze ikiganiro ariko ikiganiro ni inkweto yambaye ikigomo mushomba dakurahi ndebe yizabu yirebe oya ni make inkweto ni make inkweto ndarahira ko nta mustari wo mu Rwanda uyambaye ni make na mustari n'aba oya ni make ndabona ni inkweto oya ntabwo urabona umwambaro ni burende oya ni byasho ariko se wakoze ikiganiro cyangwa kora ikiganiro cyangwa utahe Yongwe ndagira ngo mbatangarize ngo yambaye burende ndebera ikigoma yambaye papa so wakoze ibiganiro utankura yekwe tata we kandi petit kora ibiganiro utankura ari simba nzahana muba mwara reba ikigoma kora ibiganiro utankura ntabwo mba nzahana muba mwara kuba umuraperi reka nkureme wayitwika zana oya ntabwo gigurisha yo kano gifite wayitishaka mu gishoro wayitishaka mu gishoro mwakaboda boda ko kugenda gigurisha ngajya gibutira je hano gutatsara nigo kirihungabana hano ni Kampala kirihungabana Imana gukuyomwa ndabisinyiye neza Museveni yaravuze ngo ni mukura amaboko Museveni yabahaye uburenganzira bwose waba ukeneye gucuruza acuruza waba ukeneye gushaka ishiringi shaka ishiringi ndebe none ari kugiye kuba iyo wasenze Imana aho ugeze hose ugomba gusa neza ugiye kuba umuraperi si gusa
nakubeshye urasa neza, urasa n'umunyamafaranga, urasa n'umugabo w'umushoramari, urasa n'umugabo w'umushumba. Shaye masa nagasa aya sinshobora kubeshya abanyarwanda. Mwamenyereye ko abapasiteri mwamenyereye ko abapasiteri ari abantu mufite bambaye amakoti agerera hariya, bambaye amakoti agerera hariya, amaso yamenetse. Nuko ntabwo uyu munsi usa n'umushumba, ndasa nk'iki, urasa n'umusitari, urasa n'umuraperi. Rero tutawenda kwenda mbele, tutawenda kwenda nyuma, upande wa mataifa yote. Tutaweza kwenda mbele, tutaweza kwenda nyuma, upande wa mataifa yote. Wow. Ariko ndabisa irapima ibiro bitanu, ngenda yifasheho mukanya numva igiye gutaka iminota yagiye ahubwo gira mwana niko. Ngagerera ikiganiro turagitangiye ni kuri The Vibe. Bantu mudukurikiye aba South Africa, za South Africa, za Sudani, za n'abari iwacu mu Minembwe, mu Bugande, igenda gake n'igihugu yoboye ikiganiro, n'abari Canada, Amerika, za Zanzibar, Tanzania hose, n'abari muri za Sweden, n'abari muri za Turkiya. Ahantu hose hari umunyarwanda, abanyarwanda natinya ikintu bita umunyarwanda yongwe. Nta gihugu kiri kuri iyi si kitarimo umunyarwanda. Ibyo bintu urabivuga wiki? Ni amasezerano yasohoye, nuri mu Rwanda, ni ijambo perezida yavuze ngo mwirwaneho. Perezida reka mbibutse ijambo yavuze ati muhaguruke mwihimbire imirimo mwirwane, ariko nubona umugisha uwucure mu Rwanda, wubake Rwanda. Niryo naringiye kuvuga mbego tugomba kujya gukora mu mahanga, twabona umugisha tukiyubaka mu Rwanda. Ari mu gihugu yururutse mu gihugu mu ijuru, arangije yikubita mu Rwanda, aravuga ati ngiye kukiyobora, yoherejwe n'ijuru. Ibaze umugabo arababwira ati kujya imahanga ntitubyane, tuzamutora Kagame yarukuye ku muheto, n'abavuga amagambo ngo byari byabananiye. Ariko uriya mutipe yarayiririmbye, uriya mugore, tuzamutora Kagame yarukuye ku muheto, aragenda bamwubakiye, n'abavuga amagambo byari byabananiye. Nyine nibyo nkubwiye, yahimbye indirimbo nyine ifata isi, ifata. Wumvise ko banayikoresheje hano bamamaza Museveni, barayiririmbaga ngaho, barayikubitagaho rwose. Ikintu bita umunyarwanda kiri mu Bugande na Rumi, unyura hano kumva umunyarwanda bari kwivugira ikinyarwanda neza, nta kibazo namba. Rwanda Uganda is okay cyane kabisa. Ariko mufite abantu mu Bugande neza cyane, aho rusi amateraniro aragenda neza, ibintu biraryoshye. Reka tubwire abantu kandi ko turi Kabuso mu Bitara, tugira amateraniro ku wa gatatu saa 11:15 za nimugoroba. Tukagira amateraniro ku wa gatanu overnight itangira saa 11:15 z'umugoroba, abantu baba batangiye kuza. Hanyuma tukagira n'iteraniro ku wa kane. Hanyuma tugira live kuri TikTok zitandukanye rwose, saa 3:30 z'isaha y'i Kigali, isaha ya saa 9 hano Kampala. Amasaha menshi tuba turi live tubwiriza ubutumwa bwiza. Tubahaye ikaze rero. Mu minsi mike baratangira Prophet Yongo, baratangira kudukurikira kuri Zoom, Instagram, turi live kuri church, amateraniro baratangira badukurikirana. Engineer wamubonye, ibintu bimeze neza, urabona sare gute? Urabona yariye buriya, yari umuntu umeze kuriya uri guseka buri kanya kamwe waze kututari ariko mugisha tujya tureka kubeshya. Muhigi komando engineer ndabona adafite murari. Rero reka mbabwire mwabantu mu kibazo ngira kuri Yungu, afite ukuntu agenda yisha utuntu hano kwa Yungwe, ntago barya igikomando n'inyama, inkoko. None reka nkubwire ikindi kintu cyantangaza ko amagambo ko yambanyemesha. Ibaze ko mu Bugande inkoko no ku mihanda babazotse. Ibintu inkoko nicyo kintu cya mbere kize. Uyu mwana afite iwunga. Ndabari 3
bakujyane mu gikari urebe amatungo hanyuma uhitemo bakubagire nyine cariya mu gikari urebe amatungo uhitemo bakubagire tugira ikiganiro uvange kwiri niko ngewe mfite ikibazo mu Rwanda ibintu buriya nateze mvuga nti reka ngende mbaze Yongwe niwe buriya muntu njya buriya Yongwe ngewe mfite ukuntu ngufata nkubaha uri umuntu w'umushumba nubwo wajya mu bindi biganiro uba wiyambarishijwe gutya nk'abaraperi ariko ntabwo akantu ko kuba uri umushumba rwose njya ntibagirwa kandi no mu biganiro byose uba utanga ntabwo hajya haburamo akantu ko kuba tuba wibuka ko rwose ko ndi umunyarwanda ko ndi n'umushumba ukunda Imana uri umushumba ibyo bintu nicyo kintu mukundi mu gihe bakorode bicara hariya bakitere kugahita ugira ngo Bibiliya yijugunye muri wese agatangira kuvuga amagambo atabaho no gutangira kugusebya no kuvuga n'aba bantu b'Imana sinzi niba uwo muntu ari umushumba ahubwo akantu kwa pasiteri bazakamukureho rwose azakamukureho kariya kantu ngenda bisabye ntabwo nzi uwamwimitse uwo ari we uzabimusaba ntabwo ubimusabira kuri The Vibe uzamuhamagare hanyuma ubimubwire bakajemo nako narindi kwivugira uburyo ivugire giye u Rwanda bari kuvuga bihaye umuntu bita mama w'u Rwagasabo uwo bita Scovia ni umunyamakuru mwiza dufite mu Rwanda rwose ufite n'ikinyamakuru kiwe ndetse na televiziyo yiwe ku giti cye yitwa mama Rwagasabo ariko yiteretse agira cyaba yanditse kuri Twitter yahoze yitwa nako ubu ngubu bari kwita ngo iki yagize gutya abariteretse aravuga uti ababajije umuministire dogiteri rwose aramubaza uti ni gute wowe abantu bavugwa ko amateka avuga ko muri jenoside ndetse na mbere yaho n'inyuma gato byari bigoye kugira ngo umuntu abashe kwiga ari umututsi kandi mu biganiro by'uriya mu ministre akaba avuga ko nta mashereka y'umuhutu yigeze yonka nanone akagaruka akitwa dogiteri bivuze ngo dogiteri si izina umuntu atoragura ni izina baguha ni CV yawe yuko wize amashuri rwose ashoboka none akaba Scovia yamubajije ko wize neza kandi ukaba uri umuyobozi mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uvuga ko nta mashereka y'abo bantu wanyweye wonse kandi aribo bantu babashaga kwiga neza wowe wize hehe Scovia nicyo kintu yibarije kuri Twitter rwose barangije ntibamusubiza ahubwo message igasibwa ntabwo yarengeje isaha rwose inkwakuzi nizo zabonye iyo message bahita bayisiba bivuze ngo bari kuvuga ko bayimusibishije bakaba bari no guhwihwisa ko bishobora kurangira Scovia agize gutya akisanga afunzwe cyangwa se atorotse igihugu akaba yanabura na televiziyo yiwe icyo kintu urakivuga nibaza yuko icyo nakivugaho nta nubwo nari nzi ko mbaza ibintu nk'ibyo ngibyo icyo nakubwira ni uko amateka yaranze igihugu cyacu yabaye mabi cyane rwose yabaye mabi yabaye ari nayo ntandaro ya jenoside bwa buyobozi bubi abanyeshuri biga bati abahutu hariya abatutsi hariya umuntu atambuka ugiye gusaba serivisi bagahita bamenya ubwoko bwawe buriya nta n'icyo byari bitwaye ahubwo ni uko babikoresheje nabi kuko nkanjye wabaye i Burundi umuntu aba yicaye hano agahamagara uri hakurya y'umuhanda ati mwabatutsi mwe mwatuyoboye imyaka ukumva ngo shago mwabatutsi mwe mwatuyoboye imyaka 35 none twebwe tubayoboye 20 none mugiye mu muhanda ibyo nibyo niyumviraga kumva umuhutu ahagaze yahamagaye umututsi ati mwabatutsi mwe mwatuyoboye imyaka 40 ingahe none tubayoboye 15 20 mugiye mu muhanda murasaze ati tuzayoboramwo kavuna umuheto
bakikomera ati ngwino twigendere shatega mwaka atese iwanyu hari umufuka muracyafite umuceri nge kugura birarangiye. Iwacu rero babyubatse nk'amoko, ariko icyo gihe amoko agambire gusenya ubumwe, guha serivisi bamwe abandi ntibazibahe. Nibivuga yuko rero umututsi atigaga, yarigaga ariko yigaga nabi. Shobora kwiga nabi, nibyo nyine byahabaga nyine byo kwiyumvisha yuko icyambere bari nabakeya, sibyo? Ariko wagera muri ya mahirwe yo hejuru mu gutsinda ibizamini, numva amateka avuga ko ariho byagoranaga. Ibyo jewe nabonaga bo twiga umbise aho jewe aho nize nabonaga nyine ibyo byari bari kukubwira ngo uri umututsi uri umuhutu. Ibyo byari ibintu ntitwari tuzi ingaruka bizateza n'abadukinira agapira hejuru. Ega buri umwana uri mu ishuri, iyo iwanyu batari abapolitisiye, ibyo yagukoreye byose mu ishuri wumva ari ibisanzwe. Ariko iwanyu iyo ugeze mu rugo ukaganira n'iwanyu bakabwira ati buri impamvu witwa gutya biterwa n'impamvu iyi n'iyi, impamvu mubarurwa gutya biterwa n'impamvu iyi n'iyi, uragwa ugasubira inyuma. Sinzi niba uri kubyumva, uragwa ugasubira inyuma. Ntacyo byari bitwaye rero, ahubwo ikibazo ni wa muyobozi uri hejuru wari ubyihishe inyuma, ukeneye gufunga bamwe cyangwa se guheza bamwe inyuma y'igihugu, cyangwa se gukontorora ngo abahutu biga ni bangahe, abatutsi biga ni bangahe. Aho noye kuhatinda cyane. Nkavuga ngo rero si byiza, turashimira na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Amoko yaba mu mutima w'umuntu, ariko ntiwayajyana gusaba serivisi. Amoko yaba mu mutima w'umuntu, kuko abantu bafite amoko mu mitima yabo badashyira hanze. Ariko ntiwayajyana ngo umuntu akureba ahite atekereza, kuko umuhereje irangamuntu ahita atekereza iby'abatutsi. Yakureba we akaba yatekereza akanakwibeshyaho. Ariko ntabwo wahereza irangamuntu. Wereza umuntu irangamuntu agahita atekereza iby'abatutsi, wereza irangamuntu umuntu agahita atekereza iby'abahutu. Ni ukuri gukuraho biriya. Icyo ngishimira Perezida Paul Kagame, ni cyiza. Hanyuma minisitiri rero Dr. Bizimana kuba ntabwo yagombaga kumubaza ngo yize gute, kuko nubundi arabona ko dogitora atayitoye. Nicyo nasubiza. Ntabwo yakagombye kumenya ngo yize gute. Ega hari ibintu wumvise, yo wanditse ibintu kuri Twitter ukabishyira kuri izi nkoranyambaga, wumvise ntabwo kiba kikiri ikibazo cy'umuntu. Sikovia ni umuntu ufite izina rinini, akenera kubaza dogiteri minisitiri aho yize, yanamusaba randevu akajya muri biro ye, tugendane yanabaza muri biro ye, yanamusaba ikiganiro yakimo, yanamutumira kuri televiziyo yajyayo. Kuhita baza kuri Twitter rero nyine ashobora kuba nta rwego rwamubwiye ngo abisibe, kubwo yabonye ko bitari ngombwa ko abyandika kuri Twitter agahita abisiba. Ko yaba akora ibintu ahubutse, ibyo bintu ntabwo byaba bigaragaza ko yaba akora ikintu atagitekereje. Nta muntu n'umwe ubaho udashobora gukora ikintu ahubutse. Ushobora guhubuka ukabona wakoze ikosa ukarikosora. Kandi kwisubira si ububwa, kwisubira ni ubugabo. Ukaba ushaka kuvuga ko ari we waba wibwirije kugisiga. Ashobora kubona ko iyo Twitter iri kwirukanka cyane, agahita ayisiba. Natwe dufite ibiganiro twagiye dusura kuri The Vibe, ugahubuka ugakora inkuru. Wakora inkuru ukabona iyo nkuru ntabwo iri kubaka abanyarwanda cyangwa nta musaruro uri gutanga, ugahita uyisiba, ukirengagiza yuko uri kwirukanka ukayisiba. Siko Vera ashobora kwandika iyo Twitter akabona nakarayifasha yohereje agahita batanga akayisiba, ariko akayisiba bayitwaye. Abantu barara kuri Twitter. Naho je ntabwo nyankoresha Twitter nayo nkoresha, nanze kuyikoresha. Naho uri kunenga, ufatanyije n'abari kunenga Scovia, ufatanyije n'abari kunenga Scovia ko yakoresheje iyo mvugo abasa n'uwubahutse. Icyo yabajije ni uburenganzira bwe kubaza ati mwaba mwarize hehe. Ariko minisitiri urebye n'amateka ukinjira muri ntuza, ntabwo wabura amateka y'ubwo minisitiri. Scovia ni umucukumbuzi w'inkuru.
ushobora kwinjira mu nkuru akayimenya akamenya aho yize naho yaminurije naho yakuye dogitora kuko uriya ni umuntu uzwi minisitiri nawe ubwawe n'undi muntu ashobora gucukumbura inkuru afite ikigo cy'itangazamakuru naba bashobora kwishati inkurikiranire we nta sinangombwa birebe abwira umukozi nkurikiranira amateka ya minisitiri damiye uyakurikiranire aho yize primaire naho yarangije naho yakuye dogitora ako kanya naho bitabizi kubibaza rero akabyandika urabifata nk'iko ibyo biri mu mutima w'icyabimuteye kandi nanone sibyo icyo wabajije icyo ntabwo ari cyafunga wavuze ngo akaba yabifungirwa cyangwa agacika ibyo nta cyaha kibirimo cyatuma afungwa kubaza se minisitiri ngo wize he warangirije hehe byatuma ufungwa naho se ibiri kuvugwa ko umuntu wese wigize reka mvuge iyi mvugo nubwo atari sawa ariko niko uyavuga iri sawa itari sawa ntuyivuge niba atari sawa se wayibura none se gute umuntu yifata akavuga ngo abantu bigize abanyamunwa cyangwa se bavuga cyane bari kuzira umunwa wabo bagashirira muri gereza nyine umunwa urawufite nawe urawufite ariko umunwa wawe nuvuge wubaka ubumwe bw'abanyarwanda uvuga ibyiza uvuga ibiteranye bagatanga ingero reba nka fata ku mavuta nubwo yarekuwe ariko yarabanje arakomeshwa reba uriya witerekaga ngo ni jihadi ngo mutereko dusanga bugari hariya akitereka akavuga eko jihadi yaravugaga yaramvuze yanyicayeho umva jihadi yaramvuze yanyicayeho ukagira ngo sha umvise aranavuga ngo naramwambuye kuri televiziyo kandi nta deni mugirira twaramuhemba twaramuhembaga 100 none se yarahembwaga umushahara w'amafaranga menshi bivuze ngo ubukuba uriyo kuba ariyo uyo nzanamusura muri showbiz ntabwo ugomba kugira muri showbiz ntabwo ugomba kugira beef uyo komanga mu gatuzu kavuga ngomba musosi katika generation koko reka ariwe ari Rwema bakoze ibiganiro byo Rwema yanyicayeho akajya hamagara na madamu yanyicayeho ye baba we yanyicayeho none bariyo Bibiri iravuga ngo uhagaze yirinda atago ucyambaye umwambaro w'urugamba ntiyirate nk'uwa iyambuye atabarutse giwe rero nanabasura rwose ntagiye kubereka yuko reka muri gerezi y'umuntu agusuye ukabona ikiro cy'isukari nturebe ibibazo mwagiranye ureba icyo kiro cy'isukari byihorere umuntu yagusura muri gereza akuzaniye pewura bayita vewiti akuzaniye umugati wa vewiti bita pewira akuzaniye isukari n'agakarito k'amata ukazana umutwe munini iyo ugeze mu gipangu uyobora uba uri meya wumvise uba uri guverineri mu ikaritsiye uraramo byihorere mwana none burira bivuga w'iki kuba bari kuvuga ngo abantu bose bazanye ibintu by'umunwa no kuvuga cyane kuvuga buriya ntabwo bivuze ko mu Rwanda kuvuga ari ukwitonda ku isi hose kuvuga ni ukwitonda umuntu yishwa n'ibyo yumvise akanishwa n'ibyo yavuze buriya mu Rwanda ntabwo bikabije mu Rwanda impamvu bigomba gukabya abantu baravuze twagize amaradiyo avuga za RTL twagize izindi radiyo zikomeye twagize abantu bakomeye hanyuma bibyara amahano mu gihugu hanyuma rero niba abantu bari niba abantu bari kubaka igihugu baracyubaka nyine bagiha umurongo ariko suvuze wese akajya muri gereza inde reba jihad babafunga ahubwo babakubite mufunge kimwe mwacekerere igihugu gitekana ibintu bijye ku murongo mugabanye umunwa mugabanye induru mugabanye induru ibintu byo kwirirwa musakuza muhondanya muteranya mujomba mutuntu babakubite babafunga ubu bivuze ngo wifatanyije nanjye naraburiye wifatanyije na Gasuku wanenze Scovia inde wifatanyije na Gasuku wa ariko numvise ngo Gasuku baramukubitse
ngo batipe barinjiye ngo mu nzu ngo bafite imbunda bambwira ati cara ahangaha n'umunwa wawe ngo baramuhoma ko ariko Imana ishime ko batamwishe. Bamwe rero baravuga ati no kubeshya nawe akubise gasuku umvise abandi ariko akora ikiganiro ati atahahashize ariko mbonye nanjye mbona baramukubise. Ibyo byose uwakubitiwe iki? Akubitiwe wa muntu. Birabango muri iki gihe kibi umuntu w'umunyabwenge yakwicecekeye akavuga ibyo yateguye. Ungaruye mu biganiro nigo dusoza jewe ndashaka kukubaza buriya ikibazo cyo kuvuga mu Rwanda nk'umunyamakuru nuhe murongo wumva ubu udafite kurenga kugira ngo umunyamakuru mwiza w'umwuga utagirana ibibazo na leta kuko abanyamakuru bashiriye mu umurongo utagomba kurenga ni umurongo wo kwica amategeko niko Dogiteri Murangira yavuze kuvuga ukanashiduka. None se ukoze ibiganiro hari ugufunga? Ukoze ibiganiro nta ugufunga. Genda utegure content yawe yubaka abanyarwanda. Ariko nuza gushyira amashusho y'urukoza soni baragufunga uraba wisha itegeko. Nuza kugutaka abantu ukavuga ibintu bizana amacakubiri mu banyarwanda cyangwa inkuru utahagazeho nyiri uwo wavuze arajya kukurega bagufunga. Ibyo ni ukuri rero igihugu gitekane nawe utekane na mwungura tekane. Ukavuga ko Scovia nta ngaruka bivuze kugira kuri ya Twitter ye. Inde oya kubaza ngo mbese ko bavuga ko muri biya abantu batigaga ko wize he? Ibyo ntabwo ari icyaha rwose. Icyo si icyaha umucamanza. Kubona byateje ikibazo abantu bose bari kuvuga ngo afite gusubiza yakuraho urujijo agasubiza bintu bikarangira agatwitinga yarangiza agasubiza. Wahamagaye minisitiri ukamubaza ko ari wowe mubaza impamvu atakuraho urwo rujijo. Je ibyo urabimbaza n'ibyanjye ndanakwiya. Minisitiri ntabwo wowe muhamagara uguti nyakuwa minisitiri wumvise watanzwe cyangwa umwandikire kuri Twitter yiwe. Ibya minisitiri mwibimbaza mwana ni mumbaza iby'itorero n'iby'amasengesho n'iby'ubuzima nibereye. Ariko hano meze mbaza iby'ubuzima niberemo wimbaza ibya minisitiri. Mbaza ibya Honorable Minister International hanyuma umbaze n'ibya Devibe umbaze n'ibindi bibazo nifitiye mu mutwe. Ibyo bya Scovia na minisitiri urabimbaza kubera bimarira iki? Naho gahunda ufite nigeze kumva bavuga ngo ugiye kujya hanze mu Iburayi ngo gushinga yitorero. Iyo gahunda urayifite? Kujya mubaza sumbwiye ngo ubaze ibyawe by'iyobokamana. Ngiye mubajije ibyo numva bavuga ko ngiye kujya he? Ugiye kujya mu Burayi gushinga yitorero rikomeye ngo ufite n'abasponsor. Ni Buganda ni Uburayi bwa Afurika. Jewe ndi Kampala ndiko hapa Kampala nakura Kampala na ubira Kampala napiga muziki wa Yesu Kampala. Tuzajya kubona tubona uradutunguye muri Iburayi mu Buganda niko ari tuzi kuzaza. Ariko najyaga mbabwira ngo abanyarwanda ni mutankurikira muzanyunkurikira mvuga Urugande mvuga Urunyankore urabo abanyagande ni mutankurikira mwabagande mwe wumvise jebare sebo jebare nyabo sebo mukamaguumugisa mporogopa Abayuda kabaka ntunurira kabaka ntunurira Chamagero chanje chiri wano Chamagero chanje chiri wano erangenda nacho. Sozi ikiganiro ubwo nukaducyuye yo. Ciao mwakoze kuza ni kuri The Vibe TV tuba duhari umunsi ku wundi. Ciao. Ikiganiro